bati jihadi sha baramukomye pe, bati Big Energy noneho iramurangije. N'abantu barimo bandika ku mastatasi yabo no mu magurupe bavuga bati jihadi ararangiye pe, batakumutinganye karashobotse. Jihadi uyu nguyu saa 9:12 bona yanditse itangazo, abantu baravuga ati turashize mwokabyara. Ibyari muri iryo tangazo abantu bose baribonye batunguwe nuko uyu witwa Jihadi yaje kuri miriro nkaho nta n'icyabaye. Ati niko ko mu mapore napfushije. Urumva warira n'itari mirimo gukoreshwa muri iyi minsi cyane. Hano nta kibazo ufite, nta n'ikibazo nateje umuntu, ubwo mugiye kubyihishamo kugira ngo bigende gute? Mwebwe ibyumba byanyu mu birimo mukora ibi. Urumva ko ameze nk'umuntu uri proud yo kuba yarikinishije. Ati mwebwe se muri mu byumba byanyu mukora iki? Niyo kintu arimo kugenda abwira abantu, akababwira ko nawe rwose iyo video bamufashe ashobora gusanga hari nyinshi z'abantu. Ati mwebwe muri mu byumba byanyu mukora ibiki? Mukora ibiki? Ahubwo iyi video nashakaga kwijya hanze. Kuki yarashakaga ko ino video ijya hanze? Wakibaza ngo kuki yashaka kwifirimbi ijya hanze? Yaragamije iki? Yes, nizere ko mumeze fresh sana, nizere ko mumeze neza cyane. Aho bamudukurikiye muri mu bice bitandukanye, mbasuhuza kandi mbayikaze mwabavandimwe mwe. Bamudukurikiye umunsi ku wundi, mansuhuza umukire wanjye witwa Jules wamamaye yibere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri gitondo wabyutse ambwira ati wa muhungu wanjye we, kuba umaze iminsi mba nkubona ibintu burimo gukora kuri Kabyindi n'umujene wawe wakakiriye fanta ukaba winywera gake gake. Abwira ni Imana iguhe umugisha wamfura. Fanta y'igitondo manayikenyereyeho. Nizere ko rero mumeze neza. Imihanda yanyereye. Ku mugoroba w'ejo nibwo witwa Yago yaje kubanza kwandika kuri Instagram ye. Arabanza arandika ati hari video ngiye kubaha aba Big Energy muyifate muyibike twikomereze. Dushaka andi makuru mabi yabo kuko bari bazi ko ari twe dukora ibibi, gusa none nabo akabo kashobotse. Bano barikanga. Bati se yaba ari ya wa mukobwa, bati se abantu yaba ari ya wa mugabo w'umugore. Bana birabacanga. Bagiye babona ari kuri yitwa Jihadi. Abantu batungurwa no kubona ifirimbi, batungurwa no kubona kano karaho ngaho, karaho gasanzwe rwose ari umukobwa numvije avuga ati akari yakorwa wa muntu wa mugani irasununuye, batatabaye umutinganyo wa mugani ngira ngo ntiyazayibasha. Ubwo ndavuga inoza nyine. Video abantu barayibona barayihererekanya, irazenguruka ahantu hose. Ariko ibyo byabaye mu gihe uwitwa Yago Pondati yaramaze nanone gusora itangazo ryavuga ko avuye mu Rwanda. Amakuru ahari nayo ko Yago aciye Uganda ariko ribuze guhita komereza Canada. Ni iminota 10 yitwa sobanukirwa, niyo nje kuba iminota 10 yitwa sobanukirwa. Mu ibaruwa ifunguye yavuze ko ati Rwanda nkunda nkuhunze na kwanga, atari ko abantu bagerageje kunyica mu myaka ine ishize, nkataka ariko nabanyumvise nomwe. Umutima wanjye urababaye cyane, ariko Rwanda numamagara nzitaba. Papa yaragukoreye, data yaragukoreye, mama arakubyarira. Uganda mu mikazi niho yaciye ariko araza wita komereza Canada. Ayo ni amakuru abantu baba badafite, ariko hano twe tuyafite, ducuruza amakuru. Uti rero byaje kugenda gute kimara gusora iryo tangazo, amaze no kuvuga ko agiye guha abantu video bikanzemo. Baravuga ati umujene noneho ahana agiye ko hataba rwego rwa Kimihurura, wenda rushobora no kukwaka ubusobanuro bw'ibyo watanze. Aho twaba tugiye kubona imiriro. Video ya Jihadi ijya hanze, ariko mu kuba video yagiye hanze n'ubundi abantu basigaranye ingingo mu mutwe wabo bavuga bati se bati Jihadi batararangiye, bati byanga bikunda Jihadi yabagannye ku musozo, inkuru ye isobora kuba rwose irangiye nakabusa. Ubwo ngubwo byari bimaze kugera mu masaa 8 hafi z'ijoro, inkuru zigishyushye ku mihanda. Byari bimaze kuba saa 8 z'ijoro rwose, ndabyibuka neza. Naryamye ko naryamye nka saa 9:00. Bati Jihadi ararangiye. Nge ndibuka neza ko hari umuntu wese anyaka nimero ya Jihadi, amwetse Jihadi ubu namba ye yabikiriho. Ati mpa nimero yinyuzemo numve. Kandi koko umuntu video yari igiye hanze arimo kwikinisha, abantu batekereza ko ashobora guhita agira depression akaba yanakwiyahura. Mu masaa 9 n'iminota reka ndebe ngo post ya Jihadi yaje ryari.
yaje saa 9:12 nibwo yabipostinze, yandika abanza imiriro, yandikaho Kigali. Ariko mbere gato urumva nyine abantu bari aho ngaho barimo baribaza ati se bimeze bite ibya Buriyani, ibya Jihadi? Oya, Buriyani ntabwo namwandika urimo. Bati bimeze bite? Bicanga abana. Bati Jihadi sha baramukomye pe, bati Big Energy noneho iramurangije. N'abantu barimo bandika ku mastatasi yabo no mu magurupe bavuga bati Jihadi ararangiye pe, batakumutinganye karashobotse. Jihadi uyu nguyu saa 9:12 babona yanditse itangazo. Abantu baravuga ati turashize mwokabyara. Ibyari muri iryo tangazo abantu bose baribonye batunguwe nuko uyu witwa Jihadi yaje kuri imiriro nkaho nta n'icyabaye. Ati niko ko mu mapore napfushije. Urumva warira n'itari mirimo gukoreshwa muri iyi minsi cyane, aho mwe mu batangazamakuru b'ibigoryi yabajije umutoza ati nyuma ko gutsinda igitego urumva warira? Akamujya munyumva nk'icyo kibazo mw'abantu. Urumva warira rero yaje kuba Burande, wa mugani wa Burando kuri iyi mihanda. Umuntu wese arimo akoze nyuma yo kubonye video ya Jihadi n'ifirimbi, nyamuneka uzaba kiriho Sipiriyani, urumva warira? Jihadi ati niko ko mu mapore napfushije, urumva warira? Umva rero Nzibaranguze video yafashwe n'uwo twari turi kuvugana. Ntago ndagera kuri space y'iki gitondo ngo mwumve ibyavugiwemo. Video yafashwe n'uwo twari turi kuvugana kandi nari mbyiteze ko ijya hanze. Naranabyifuzaga kuko nari ndambiwe amagambo yanyu, mbonye igisubizo cyiza kandi cyihuse. Ikibazo nuko uwo twavuganaga batamwerekana. Jihadi niyaje ahakana video nkuko bamwe yashyize hanze video y'umuntu arimo kunyura umujyi akamwitira Yago nyamara atari we. Kuri nshuro Jihadi we rero yaje yemeza, ahubwo asaba ko iyo video bari kwimwe cyangwa se wayimufashe nawe ajya habona, ajya hagaragara. Ati nimutwerekane twese muzabona cyari kigamijwe. Tanga video nawe urimo babona ukuri. Burya nutwika uzatwikire rimwe ku buryo nta kuryama mu mihanda. Muponyonyo yo ni yamvugo y'umutinganye. Abantu bafite amatsiko yo kuza kumenya uyu muntu Jihadi wamufashe video, kubyanga bikunda araza kumushyira hanze, araza kumuvuga. Ahubwo abantu bafite amatsiko yo kuza kumva nyine ese uwo muntu ni muntu ki? Uwo muntu wamushyize hanze we wibye bite? Wagamije iki? Abantu bafite ayo matsiko yose. Urumva Jihadi rero muri space yakoze nabwo batekerezaga ko, urumva batekerezaga ko ari buze kubikora. Batekerezaga ko ari buze kuvugamo uwo muntu. Urumva barikanga. Noneho nyuma yo kuvuza ati umuntu wafashe iyo video nawe ajyemo, bamwe bikanze. Urumva bikanze. Bakimara kwikanga bati Yagowe ni cyamuhama, yikundira ibyana, muhungu w'Abanyarwanda. Bati hasigaye nde? Undi nawe ugomba kuza muri uyu mwandiko. Amakuru aravuga nanjye kumuvuga. Oya kame mwihoreye. Amakuru akavuga ko uyu muntu wari umunyamakuru wakugerageje gukwirakwiza bino bintu pe, sinunguwe nirirekanya ry'amashusho nk'aya kuko ni ikimenyetso simusiga cyuko ibyo twavugaga ari ukuri. Uyu mwuga uwo wari waraminujwe. Ni umwuga w'ubutinganyi si yavugaga. Umugabo ngiteka rwanahunga kandi guhunga ikibazo siko kubikemura. Reka mwumvishe rero bimwe mu byavugiwe muri iyi space yakozwe muri iki gitondo. Wumve ngo byari ibiki. Ni ibiki bavugiye muri iyi space
nyuma y'uko isununu igiye hanze. Byari ibiki? Abantu bafite amatsiko. Ariko se wakibaza none ngo ni iki cyatumye Jihad ataza ahakana bino bintu ahubwo akaza abyemeza? Ni iki cyabiteye? Yari agamije iki? Ese ino video yayifashe abizi? Nacyo abantu barimo kukibazaho. Niba yarafashe video ayize. Ese wa mugani Jihad ku izina yari afite yari akeneye gutwikira ku ifirimbi? Byaba ari ikibazo gikomeye. Nabonye abantu bagenda banagarura undi mujeni nawe wigeze kwerekana ifirimbi. Bavuga bati kandi ubazi ko twabyibagiwe. Abantu baba babitse ibintu byinshi mwamfuramo. Kandi ngo bazi ko ngo twabyibagiwe. Ngo kandi ngo bazi ko twabyibagiwe. Reka mwumvishe ibyari kuri no space. Ibintu nka recordinga. No. Nitwari kumwe muri bed. Yari kure yanjye. Mugero yari kure. Nitwari kumwe nawe muri bed yari kure yanjye. Yasobanuraga ibyuko iriya video yafashwe. Ati umuntu ntabwo twari kumwe mu gitanda yari kure yanjye afata video nikinisha yanjye yagombaga gukora ibyo agomba gukora kandi jewe nta kibazo mbifite nta kibazo mfite mu ntega amatwi ahubwo mureke kwihisha hejuru y'iyi video. Jihad yavuze ko afite ibintu byinshi cyane agiye kubwira abantu, ariko se wakibaza ngo niyasebye koko nyuma y'ira video n'ira firimbi n'irano sununu yari agifite ibindi bintu abwira abanyarwanda musi ya video yanjye ngo muyigire nk'umutaka kugira ngo ibyanyu bisibangane. Uri kumva ibyabo basibangane ni bande? Turaza kumenya abandi batinganye bashyashya. Nicyo kintu kiri muri no mwandiko. Hano nta kibazo ufite, nta n'ikibazo nateje umuntu, ubwo mugiye kubyihishamo kugira ngo bigende gute? Mwebwe ibyumba byanyu mu birimo mukora ibi. Urumva ko ameze nk'umuntu uri proud yo kuba yarikinishije, ati mwebwe se muri mu byumba byanyu mukora iki? Niyo kintu arimo kugenda abwira abantu. Akababwira ko nawe rwose iyo video bamufashe ashobora gusanga hari nyinshi z'abantu, ati mwebwe muri mu byumba byanyu mukora ibiki? Mukora ibiki? Ahubwo iyi video nashakaga kwijya hanze. Kuki yarashakaga ko ino video ijya hanze? Wakibaza ngo kuki yashaka kwifirimbi ijya hanze? Yari agamije iki? Ahubwo amugani ribu nayo ibijyemo. Guys, nari ndambiwe abanyarwanda. Umuntu wese uciye ahangaha Jihad ni umutinganyi. Jihad ni nashakaga iyi video ijye. Yagira ngo confirme ko ari umutinganyi, se ko avuga atanu hose nacaga bavuga ngo Jihad ni umutinganyi, Jihad ni umutinganyi, Jihad ni umutinganyi. Iyo video yashaka gukonfirma ko ari umutinganyi. Anze n'uwo twayikoranye ahari musabe ayizane yose recorded. Ese ko vuga ngo video ndashaka kujya hanze n'uwo twayikoranye ahari ninde yavugaga? Narabibyifuje cyane ahubwo ikintu yampemukiyeho nuko uyu muntu twari kumwe atajeho noneho umuhite mugira. Hanyuma abantu mwicaraga bavuga ngo Jihad ngo buriya se we ngo buriya ngo hari umubiri agira. Ndawufite. Urufite wo kwikinisha? Ndawufite. Ahubwo se mwabanje kumenya nari ndi kuvugana nande. Iyo mubimenya ntimwaba muri nahangaha muri gusakuza n'ubugambo bamwe birirwa bavuga ntibaba bari kuvuga. Kandi mutagira ngo n'uyu muntu washyize video hanze ngewe namureka oya. Wabyumvishe? Filime yacu rero navuga ko ubu ngubu twari tukiri muri trailer, hari icyo bita trailer nimbanziriza project. Nibwo noneho muvi igiye gutangira ko Jihad avuze ko uyu muntu wamushyize hanze atamuhereza. Wari hehe ngo muhindi shyashya kuko hari somo shaka kubaha mwaramenyereye murakabya Jihad bundi we ariko Jihad afite indi video mwabana mwe. Indi video ngiye namaze kwishyikira ariko nzayibaha mu kindi kiganiro. Indi video ya Jihad nanone akonfirma noneho ko ari we. Nikanzemo mwabana mwe. Iminota irahagije. Ngiye kuza mu kanya noneho mbabwira iby'iyo video yindi urekiriya yafashe. Ngiye kuza mbabwira iby'indi video. Imihanda yanyereye, mwitegura indi miriro y'uwitwa Yago yamaze kuva mu Rwanda. Ahantu yagiye noneho nagitangira araza kujya arekura imiriro umunota ku munota isegonda ku isegonda. Nago nsoje reka minire hano mu kanya turaza kubana mu yindi episode.